Felicita yari umuntu ukunda abantu bose. Byari bigoye kugira ngo umenye niba ari umuhutu niba ari umututsi, umuntu wese yamufataga neza. Yakundaga kudushishikariza gusabira igihugu, gusaba amahoro, gusabira igihugu, gusaba ubumwe bw'Abanyarwanda. Icyo kintu yakundaga kukidushishikariza. Wibuka ibyo yakwandikiye? Njya nkasoma nkakibuka nyine. Nyine message muri rusange yavuga ngo iki? Ndiko nanditse ngo yifurizaga muvandimwe nkunda Noheli nziza n'umwaka mutagatifu wa yubile. Ubundi iyi baruwa nayibonye narageze mu Bufaransa. Ikiganiro cya nyuma twakigiranye turi i Kigali mu ijoro, twarayeho i Kigali bucya njya i Burayi. Twaganiye ibintu bikomeye, twararyamye nkajya numva yitsa imitima. Nitwa Nyanzoga Specious, ntuye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Muhira, umudugudu wa Gitebe ya mbere. Niho ntuye kuva muri 2002 kugeza muri 2026. Oya kugeza simbizi. Ubu kugeza isa turuhe? Kugeza kuri uyu munsi. Ariko mvuka muri paruwasi ya Busasamana. Mvuka muri paruwasi ya Busasamana, ni muri diyoseze ya Nyundo, ariko ni mu karere ka Rubavu. Ni umwe mu mirenge igize akarere ka Rubavu. Ahantu mvuka ntabwo ari umurenge wa Busasamana, ni umurenge wa Bugesha. Hafi n'umupaka. Paruwasi niyo ya Busasamana, mu murenge wa Bugesha, hafi y'umupaka wa Kabuhanga. Wo muri Kongo. Urukwerekeza hakurya za Kibumba. Yego. Hanyuma njye nkumenya numvise bavuga ko bavuga ko uri umwe mu bakobwa ba Musenyeri. Ubwo muraza kudusobanurira abakobwa ba Musenyeri ni bantu ki, ku bantu badasengera muri Kiliziya Gatolika. Icyo gihe nkumenya bikavuga ko uri umwe mu bakobwa babanaga na Felicita Niyitegeka. Ubwo wenda twatangira tubwira kugira ngo winjire muri iryo tsinda ry'abakobwa ba Musenyeri, nuko hanyuma waje guhura na Felicita Niyitegeka mukabana byinshi. Ubwo twahera ukuntu wiswe umukobwa wa Musenyeri, nicyo bisobanuye. Ese umukobwa wa Musenyeri ubundi akora iki mu buzima bwa Kiliziya Gatolika? Murakoze. Ubundi kuvuga umukobwa wa Musenyeri ni ibintu birebire. Musenyeri Bigirumwami akimara guhabwa ubwepiskopi no gushingwa diyosezi ya Nyundo, ubwo yari misiyoni. Icyo gihe yagiye i Burayi gushaka abantu bamufasha mu butumwa. Agezeyo abo yatekerezaga kuzana ntiyashobora kubabona, bamurangira rero abafasha b'ubutumwa. Abo bafasha b'ubutumwa yarabazanye, abagejeje i Muramba, ni paruwasi imwe mu maparuwasi ya diyoseze ya Nyundo, abajyana mu Kiliziya, abereka abantu bose nyine mu Kiliziya, arababwira ngo aba bakobwa banjye mubigisha Ikinyarwanda, mubatoza umuco nyarwanda, nabo baje kutwigishiriza abakobwa ibyerekeye amasiyansi. Hanyuma rero ako kanya babita abakobwa ba Musenyeri. Ariko ubundi ni abafasha b'ubutumwa
mu gifaransa babita les auxiliaires de l'apostolat. ubwo nko mu kinyarwanda bafashaga iki musenyeri? Mu kinyarwanda rero icyo bafashije musenyeri ubundi ni abakobwa bemera kubaho batashatse, atari uko basuzuguye umuhamagaro wo gushaka, ahubwo kugira ngo babeho bafite umwanya uhagije wo gufasha umwepiskopi musenyeri kumufasha mu butumwa. Bagatandukanira he n'ababikira? Icyo batandukaniraho n'ababikira ni uko abafasha b'ubutumwa babaho muri rubanda isanzwe, ntibagira imyambaro ibaranga ngo mube mwahura umenye ngo ni iki n'iki. Noneho ikindi ntabwo baba mu makominoti ngo babe hamwe, bajye mu rugo rumwe baruturemo, bakomeza kwibera iwabo. uri iwabo ushobora kuba iwabo aba iwabo, ushobora kwiyubakira urugo rwe ararwubaka, uri mu kazi tuvuge nko mu kigo cy'amashuri ari interina ashobora kubaho muri interina. Mbese umuntu wese aho Imana yamuhamagariye ari abaho ngaho. Ariko niba nakumvise neza ubwo akantu k'umwihariko cyangwa se akabatandukanya akajya kubahuza nk'ababikira nuko abakobwa ba musenyeri baba batemewe gushaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari uwabibabujije, baba baremereye Imana kubaho batashatse kugira ngo babe bafite umwanya wose wo gukora icyo Imana izabasaba. Hanyuma twihuse, wenda icyo gihe musenyeri bigira umwami ajya kuzana abo bamufasha mu gutanga ubutumwa i Burayi, mwe mufite imyaka ingahe? Simbizi niba nari naravutse hari muri za 50 na kangahe, niba ari na 4. Ubwo wenda aribwo yazanye abambere, ariko ngewe navutse muri 61. Hanyuma ujya kwinjira muri iri tsinda ry'abakobwa ba musenyeri muhe mwaka? Mu 1983. Ufite imyaka ingahe? 22. Ubwo warasoje kwiga amashuri, wari umukoraliste, wari umusaveri, izo kominote zibarizwa muri Kiliziya Gatolika hari iyo warahisemo wabagamo cyangwa wabarizwamo? Ni ukuvuga ngo nari narize primaire yonyine, hanyuma kwa kundi imwe bagarukiraga mu wa 8 mu 6. Oya, mu wa 6. Hanyuma rero nifuzaga gukomeza kwiga, ariko kwa kundi habaga iringaniza, habaga ari amashuri make, hakiga abashoboye kubona imyanya, abatabonye imyanya waba ubu wa mbere waba ubu wakangahe ugasigara. None se ko abantu bahabwaga amahirwe menshi ari abo bakomoka muri prefecture ya Gisenyi, kandi nawe nkumva ariyo uvukamo, wowe wabuze amahirwe gute kugira ngo utakomeza kwiga? Nta muntu nari mfite umvuganira, baduhaga ibizamini mu ishuri nabaga uwa mbere cyangwa uwa kabiri, ariko kubera ko nyine habaga hari abantu benshi bakeneye kwiga, bagomba kwiga, n'amashuri ari make, urumva imyanya yabaga ari mike ugereranyije n'abana bagombaga kwiga. Ubwo umwanya wabaga rero udafite ugusunika. Nk'ubu twebwe umwanya narangijemo, hari umukobwa wabaga nk'uwa 10 mu ba 10, yaragiye, urasigara. nari mfite mubyara wanjye yabaga uwa 2 cyangwa uwa mbere, ngewe nkaba uwa 2 cyangwa uwa mbere, we yaragiye ajya kwiga n'uwo mukobwa, kuko ku kigo cyacu bajyanye abanyeshuri 2. Oya, ni 3. Hari undi wabaga uwa 3 cyangwa uwa 4 gutyo. Hari igihe twavuganaga tukamuha ifuti ngo abe uwa 2, ariko tukavuga ngo ntago azaba uwa mbere, tukamwangira. Ariko we yagiye kwiga, bajyanye 3, bajyana uwo mubyara wanjye,
bajyana n'uwo muhungu wundi yitwaga Munyazoge Alphonse, bajyana n'undi mukobwa sinkibuka izina rye, wabaga mu bacumi, njyewe ndasigara. hari aho bihuriye se wenda no kuba ushobora kuba waravaga wenda mu miryango idakomeye, abundi bagusimbuje wenda bakaba baraturuka ntabwo bari umuryango ukomeye, nta n'umuntu mu muryango wa data ntiyari yarageze mu ishuri, mama ntiyari yarageze mu ishuri, bari abahinzi borozi. Bakoraga iki? ku buryo bajya kumenya gushakisha ibyo ngibyo. Nta n'abategetsi bavuye mu miryango yanyu? Mu miryango ya kure bari barimo, ariko tudakunda guhura nabo nyine, urabizi imiryango ikomeye niyoroheje hari igihe badahura cyane. Hanyuma ku myaka 20 abatubwiye nibwo wagiye muri itsinda ry'abakobwa bita abamusenyeri. Ndakunda gukoresha abakobwa ba musenyeri, niryo benshi duhita twumva. Wagukundishije kwihuza n'aba bagenzi bawe ninde? Ese ni muri Kiliziya Gatolika babashishikarije ko mwahereza umwanya munini mukawuha Imana, cyangwa hari aho bihuriye wenda n'umuryango wanyu, aho umuryango wavutsemo? Oya, ntaho bihuriye n'umuryango navutsemo, kuko mama na papa ntabwo bari babatije, ntabwo bari abakristo. Mukuru wanjye na musaza wanjye bari barabatijwe ku giti cyabo, ariko njyewe n'abarumuna banjye twari tutarabatizwa, na ba mama na papa. Mama yaje kubatizwa nyuma yanjye, nyuma. Yego. Papa we yapfuye atarabatizwa. Aba barabatijwe muri Kiliziya Gatolika cyangwa? Mama yabatijwe muri Kiliziya Gatolika, na ba musaza wanjye, na mukuru wanjye, na murumuna wanjye unkurikira, murumuna wanjye w'umuhererezi yari yarabatijwe muri Kiliziya Gatolika, uretse ko yahinduye akaba umupantekote. Yego. Ugeze mu bakobwa ba musenyeri, wageze mu muhe mwaka? Ni ukuvuga ngo nabanje mbese ngiye kukubwira, hari ikintu cyitwa umuhamagaro. Umuhamagaro ni ikintu umuntu adapfa gufindura ako kanya. Najyaga maze kubatizwa njyewe, nabatijwe ku itariki ya 1 z'ukwa 11 1977. Noneho maze kubatizwa natangiye kujya njya gusenga mu barejiyo, ariko nari muto, nkajya mu itsinda ry'urubyiruko b'abana basenga. Hari ikintu cyabaye ikibeho, mujya mu cyumba cy'amabonekerwa, havutsemo amatsinda y'abantu basenga, bagasengera hamwe, bakaririmba, abana bakabyina. Nagiye muri iryo tsinda. Muri iryo tsinda rero bantorera kuyobora iryo tsinda ry'abana tungana. Ubwo ni kuri paruwasi ya Busasamana? Muri paruwasi ya Busasamana. Noneho nkajya ntekereza ngo ninjya gushaka umugabo, hari igihe azajya ambwira ngo ibyo byo gusenga byihorere n'iki, nkabona nyine bitazampa uburenganzira bwo kwita kuri iryo tsinda. Ubundi nkatekereza kujya kwiha Imana mu miryango y'ababikira, nkavuga nanone iryo tsinda rizasenyuka, ko nabonaga ndi kuryanima. Nkavuga ninde se uzarisigarana? Ntangira gutekereza ngo njyewe nziha Imana, ariko ntago nzagenda ngo njye mu miryango y'abihaye Imana, nta nubwo nzashaka umugabo. Ndabibika, ariko njyewe nkajya mbibwira Imana gusa ndi gusenga, nta muntu wagiye bigishije inama, ariko simbibwira umuntu n'umwe. Hari umuntu rero twari duturanye, hari abakobwa twari duturanye, umwe ajya kwiha Imana muri kominote y'abihaye Imana,
undi atangira formation mu bafasha b'ubutumwa ariko ntabizi nyine ku buriya baba batambaye ukuntu kandi banagenda bagahita bagaruka simenye ibyo ari byo. ariko we yarambonye arambwira ngo inshuti yawe ko yagiye wowe uzajya mu wuhe muryango. ndamubwira ni ngewe nta muryango nzajyamo. none se ko utari gushaka umugabo? ndamubwira ntabwo nubwo nzashaka umugabo. ashobora kuba yarahise abyumva arambwira ngo noneho ngo umbwire uzabaho gute. aragumya arankurikirana nangaga kubivuga ngo batazajya bamvugira ibintu. arankurikirana numvise nzonze kandi twarakundanaga kwa kundi umuntu abwira akabanga umuntu w'inshuti ye. ndabwira ngo ngiye kukubwira ibintu byanjye ariko uzaceceke. nuko mubwira nyine uko natekereza. umumenera ibanga. arambaza atese ibyo bintu wabitekereje ute? kera hari ariko nari naramaze kubatizwa. iwacu bakundaga kunsiga mu rugo kugira ngo nteke nze kuzana ibiryo bari mu murima. igihe nugamye nabonye umupasiteri afite bibiliya ayisiga iwacu imvura iri kugwa. ndayibumbura ngiye gusomamo. nakundaga gusoma udutabo. nsoma ahantu mu banyakorenti aho Pawulo mutagatifu avuga ngo umuntu utashatse ahihibikanira ibyerekeye nyagasani ashaka uko yamunyura ku mubiri no ku mutima. numva birandyoheye ntangira kuvuga ni yari bibiliya imwe isanzwe y'amadini atari bibiliya ntagatifu. ntago yari bibiliya ntagatifu, Ni Bibiliya yera ngira ngo izi z'abadivantisite n'abaporoso kuko uwo muntu yari umuprotestante. sinzi ngo wo mu yihe torero. nari ntaramenya na za bibiliya urebye kuko najyaga nicara nkavuga ngo hari akantu nasomye mu gitabo ngo hanyereke icyo gitabo. sinari nzi bibiliya nyine kuko iwacu nakuze badafite ibitabo batazi bibiliya batagira. hanyuma mama uranyihanganira dusimbukire cyangwa se amateka yawe yaganishe kuko bwa mbere wahuye na Felicita Niyitegeka mwameshe kumenyana gute niki cyabahuje? dutangirira aho dutangirira uwo mukobwa wambazaga we yajyaga kwa ba Felicita ntabizi maze kumubwira ibyanjye yarambwiye tuzaze njye kukwereka abantu babaho gutyo. babandi badashaka abagabo ariko ntibajye no mu miryango y'abihaye Imana ngo bifungiraneyo. arambwira ngo uzaze njye kukwereka. ntabwo yambwiye ko we ajyayo, yarambwiye ngo nzaze ajye kunyereka. abo muhuje umuhamagaro muhuje umugambi. ntabwo yavugaga mu muhamagaro, yambwiye ngo uzaze njye kukwereka abantu babaho gutyo. hanyuma anjyana rero muri Centre Saint Pierre mpurirayo na nsanga Felicita uriyo. ubwo Centre Saint Pierre ubwo hariya nyine na nubiri niko hitwa. ni kuri Saint Pierre hariya tujya kwibukira kuri Grande Barriere. wahageze bwa mbere ubwo wahageze mu muhe mwaka niwe byibuka? 1983 ubwo wari inkumi. mfite imyaka 22. uhuye na Felicita bwa mbere ukihagera wasanze bimeze gute? yakwakiye gute? wasanze ari umuntu umeze ute? njye mpura na Felicita rero byarandyoheye cyane. yaranyakiriye turicarana turaganira ambaza ikintu kinzanyaho kugenza. babanje kutwakira nyine baratugaburira neza. hanyuma ntangazwa cyane nuko ari ahantu heza cyane. nicyo cya mbere cyanshimishije ko ngeze ahantu heza. ariko Felicita tuganiriye mubwira nyine ibyanjye byose. mbimubwiye biramushimisha nawe. arambwira ati rero Imana yakweretse ikiguhamagarira. atangira kunsobanurira umuhamagaro w'umufasha w'ubutumwa neza nsanga n'ibyo.
ubwo rero ni uko nyine twatangiranye. wasanze abakobwa bandi wenda bangahe waje gufata umwanzuro uva muri paruwasi iwanyu wimukira kuri Galante, tubwira uko byaje kugenda. oya kubera ko ari ubuzima abantu babamo batari muri kominote, batabana mu by'ukuri ngo nicyo kibahagurukije. Umuntu ashobora kubana n'undi kubera akazi ariko ntabwo bagira kominote, ahubwo twahuriraga kuri Saint Pierre kubera kutwigisha nyine uburyo bwo kubaho uyu muhamagaro. ubwo hari iminsi runaka twajyagayo rimwe mu kwezi, mujya mu rugo mujya kwa Niyitegeka. twajyagayo yego, Fesita akadufasha gusenga, akadukwigisha ivanjiri, ijambo ry'Imana, akadushakira umupadiri wo kutwigisha, kudusomera misa kugira ngo dushobore kuguma hamwe dusenge, kuko habagamo shapeli ni kiliziya ntoya yo gusengeramo. noneho agatumira nk'umupadiri akatwigisha, tugasenga, tukanaganira nyine ku byerekeye uyu muhamagaro, tukahamara umunsi wose. ibyo mwabikoze imyaka ingahe? mbere y'uko njya kubana na Fesita nagiyeyo nko mu gihe cy'imyaka 2 ngenda nsubira mu rugo iwacu. ujya kwita kuri rya tsinda. ariko muri 90 na kangahe sibwo ndabyibukara, oya muri 85 Fesita yarambwiye ngo nyine twari twaraganiye ubuzima bwose, ambaza impamvu ntakomeje amashuri, ndabimubwira. noneho nk'umuntu mukuru nyine barambwira ngo njye kuba kuri Saint Pierre kugira ngo nshobore kwiga muri Centre de Jeunes yabaga hariya ku Gisenyi. sinzi niba muhazi, habaga Centre de Jeunes yayoborwaga n'abafurere abafike. iyo nzi nitwa Vision Jeunesse Nouvelle. niyo menya hari ari byo bahinduyemo Vision Jeunesse. ariko hariya ubwo ndavuga ngo iki, ubwo ni ishuri ryari rihari ryigishaga amasomo asanzwe cyangwa imyuga? kudoda bakatwigisha. ahubwo iryo shuri riracyahari ryigisha imyuga ryitwa ubwo si kuri Stella Maris? babijyanye hari kuri Stella Maris. kuri Stella Maris yego. ariko mbere ryari riri hariya haruguru yo kuri Serena. urabona kano gahanda katurutse ku isoko kakamanuka kakazagera haruguru ya Saint Pierre gutya, hamwe y'ababikira. aho ntabwo nahamenya, ngende muto. ni muto. hanyuma waragiye wiga ubwo igihe kingana gite? nahize imyaka 2. wiga yahe masomo? niga kudoda, niga korora, guhinga. nibyo 3 urebye, ariko batwigishaga n'igifaransa. yego. ubwo hanyuma mpiga imyaka 2 mba muri Saint Pierre. ubwo bana na Fesita Niyitegeka n'abandi, umwe witwa Maria Nathalie Kimpaye bakoranaga muri Saint Pierre, n'uwitwa Willy Heremina nyir'amapapiro twitaga Amafubo, bahabanagaho muri Saint Pierre, n'abandi bakozi batarabafasha b'ubutumwa. hanyuma usoje kwiga ukomeza kuba muri Saint Paul? ntabwo nabaye muri Saint Pierre nkomeje kwiga, nagiye iwacu agahe gato cyane. Fesita anyohereza, angira inama yo kujya i Butare kwiga igifaransa noneho neza. hari umufurere witwa Mansui wigishaga igifaransa i Butare.
yari afite ishuri bigishirizamo abana urubyiruko igifaransa. Nagiyeyo marayo amezi 6 ndi kwiga igifaransa. Noneho inje abona nagize amanota meza, anyohereza kwiga angira inama yo kujya gushaka ishuri kuri Goma. ubwo ni wowe wanakwishyuriraga amafaranga y'ishuri? Oya, papa yarayampaga. Ni wowe kwishyuriraga? Kuko kwiga i Butare ntabwo twishyuraga, ariko bampaga nibura gituma nshobora kubaho. Arije de poche. Cyantunga. Kuri Saint Pierre ho barangaburiraga, nanjye nkabafasha mu mirimo nko guteka. Maria Natalia niwe wanyigishije guteka cyane. Ngize akabazo, ni ukubera iki n'itegeko yaguhatiraga ko wiga igifaransa? Ni ukubera iki? Kubera ko icyo gihe urabona kugira ngo ushobore ntago nahise mbyumva impamvu, ariko naranagikundaga kuko Maria Natalia iyo nabaga mvuye nko ku ishuri twaganiraga igifaransa, ariko hari n'umuzungukazi watumye nshaka kukiga cyane witwa Emily Pere, yabaga ku iseminari. Nkamukunda kubera yari afite uturenge tumeze nk'uturemaye, kandi ari umuntu ukunda guhora acecetse. Numva nshaka kumushotora ngo muvugishe, ariko numva sinzi ururimi namuvugishamo. Noneho nsaba Maria Natalia ngo anyigishe igifaransa nzajya nsuhuzamo uwo muzungu. Atangira kunyigisha rero, bumvise ndi kubishobora bahita bamatira kwiga. Noneho ubwo niyo mpamvu bahisemo ko njya kwiga kuri Goma, kugira ngo barebe niba nshobora koko kwiga n'andi mashuri. Nagiye kwiga rero kuri Goma, niga y'umwaka umwe ndawutsinda. Resita amperekeza i Kigali. Icyo gihe muri leta minisitiri w'amashuri yari yatanze amahirwe ku bana bacikije amashuri, nk'uko ubu ngubu bari kubikora, ngo bajye gukora ibizamini, uzabitsinda bamushyire muri segonderi. Nagiye gukora icyo kizamini ndangije umwaka kuri Goma. Ngitsinze njya kwiga ku Kibuye muri ishuri bagitaga ENT Kibuye. Noneho njya kwiga segonderi. Nese mama, ni ukubera iki n'itegeko ari wowe yitagaho gusa? Niwe mukobwa waracikiranyishije amashuri cyangwa hari n'abandi bakobwa bagenzi bawe n'ubundi bagiye kwiga mu bigo bitandukanye? Oya, ntabwo yanyitagaho njyenyine, yatwitagaho turi benshi. Wenda nuko nagize amahirwe yo kumva inama ze, nkajya nzitaho nkazikurikiza, cyangwa akaba ari njye ubyibuka, wenda n'abandi babyibuka ku buryo bwabo. Babajije wenda wasanga hari n'abandi, ariko hari nk'abo babwiraga ngo bajye kwiga bakavuga ngo ni bakuru, ntibasubira mu ishuri, nyine bakazana ibintu byo kwisobanura bakabareka. Hanyuma twihusara muri Saint Pierre Saint Paul. Muri Saint Pierre mwabanaga n'itegeko muri abakobwa bangahe? Ni ukuvuga ngo habagamo abakobwa benshi, ariko bose atari abafasha b'ubutumwa. Hari igihe habagamo n'abandi bakobwa b'abakozi. Ndi kubaza abakobwa b'abakobwa turi kwita abamusenyeri. Hari harimo, ariko byaranahindukaga. Njyewe ntangira kubamo ndumva narasanzemo 3. Ndumva narasanzemo 4. Ari Felicita Niyitegeka, Maria Natalia Ikempaye, Mafubo nyine uwo wiri Heremina, n'uwitwa Domitira Mukarita. Abo bari abanyarwanda nabo? Bari abanyarwandakazi, ariko bari barazanywemo no gukora imirimo yaho. Hanyuma ubwo niwe mukobwa wa musenyeri wabanaga n'itegeka gusa, abandi bakoraga imirimo isanzwe? Abo mvuze 4 bari abafasha b'ubutumwa nabo, babana na Felicita, ariko icyababanyishaga nuko buri wese yabaga afitemo umurimo.
wowe wari ufite uwo murimo sasa waje hari ufite uwo murimo? njyewe naje hari ubwa mbere na mbere kugira ngo mpabe mfite umurimo wo kwiga ariko nkabafasha mu kikoni nkateka cyangwa mu masuku no mu mirima na hehe nko muri wikendi nashoboraga gukora muri jaride, nashoboraga kujya gusukura mu matungo cyangwa kwahira ubwatsi bw'amatungo cyangwa ngateka. Hanyuma dusobanurira ubuzima bwa Niyitegeka mu rugo, ubwo ndumva yarameze nk'umubyeyi wanyu? yarameze nk'umubyeyi kuko nyine niwe wari responsable w'urugo, akaba yari yungirijwe na Ikimpaye Mariya Nataliya. Niyitegeka rero yakiraga abantu cyane cyane ibyo kubaganiriza, kubigisha, niwe wabikoraga. Mariya Nataliya akaba ashinzwe ibyo guhaha, kumenya ibyo abantu barya, ibyo nibyo nasanze akora, ari ekonome w'urugo. Like ubuzima bwe wabusobanura gute nk'umuntu wari uri mu rugo responsable y'urugo hari mu rugo mwamutuye? Wenda mu rugo yabashyiragaho igitsure akabagira inama ati nyaboneka ibi mubyirinde, mwatandikiriye, tubwire mu magambo make. Byari bigoye kubona igitsure cye, yagiraga indoro nziza yoroheje ariko ntiyorohaga ku kibi. Iyo yakubonaga mu ikosa nta nubwo yashoboraga kukubwira muri rusange, yaraguhamagaraga akakujyana ahantu hiherereye akakubaza niba iryo kosa uzi ko ari ikosa, wamara kumwereka ukuri kwawe, niba wabibuzi ko ari ikosa cyangwa utabizi akagukosora ahereye aho ngaho. Ntabwo yemeraga ko umuntu aguma mu kibi, ariko niyo yaguhanaga ntiyaguhutazaga. Icyo cyo rwose ndakizi neza. Ikindi, iyo yakiraga umuntu yamutegaga amatwi ku buryo bucukumbuye, akakureka ukavuga ibyawe ukabivimuza ukabona atakurambiwe. Hanyuma mama, reka twihute tugaruke ku mateka yaranze icyitwa perefegitura ya Gisenyi, ari nacyo yaje gukora ibikorwa by'ubutwari, agakora ibikorwa bidasanzwe. Reka twinjire ku bijyanye wenda n'amateka aranze kino gice cya Gisenyi. Habaho ibyo gukwirakwiza ingengabitekerezo, byaje no kugera muri 1994 gukora ubwicanyi bikavamo ibikorwa bya jenoside yakorewe Abatutsi. Reka wenda utubwire ku mateka aho umwuka wenda mubi watangiye kugera muri uyu mujyi wo mwamutuyemo, wenda nuko niba wenda iwanyu baraza kubatera ubwoba, utubwire ku mateka. Ku mateka rero, Fesita yari umuntu ukunda abantu bose. Byari bigoye kugira ngo umenye niba ari umuhutu niba ari umututsi, umuntu wese yamufataga neza. Ubwo iby'amoko ntabwo yabishyiraga imbere? Ntabwo yabishyiraga imbere. Ikindi, ibintu by'amoko kubimenya mu by'ukuri nabimenye nko kuva muri 90. Mbere yaho ntago wari waba muri Saint Pierre ngo wumve ikintu cy'ubwoko nta na rimwe. Uretse ko naho mvuka ntabwo nari narabyumvise mu muryango wanjye, ariko muri Saint Pierre ho nta n'agahurihuri. Natangiye kubyumva urebye muri 90 ku maradiyo, ndumva ariho natangiye kubyumva nyakubyumva. Ubwo kuri 90 ku maradiyo bavuga ngo iki? Nyine inkotanyi zishaka muri 90 nibwo batangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Batangiye urugamba rwo kubohora igihugu,
urumva amaradiyo yaravuze cyane, ibinyamakuru birabivuga, noneho amatwi nyine turayabangarika dutangira kumva ibintu tutari dusanzwe twumva cyane. wowe ibyo wumvise ku giti cya byo wasomye havugaga iki kigiye muri 90? Muri 90 bavugaga ko inkotanyi zateye igihugu, bagashishikariza abahutu kuba maso, ukabona ukibaza. Nibwo nasanye n'ufungutse mu mutwe, ntangira gukurikirana ibintu by'amakuru. Ariko icyo gihe muri 90 nari mfite nyine n'ikibazo cy'uko nari narafashwe n'uburwayi. Nabaga mpangayikishijwe n'ububabare cyane kusumbya ko kwita kuri ibyo byaba biri mu itangazamakuru, ariko nakumva no mu maradiyo mu makuru nkanabyumva kuko ntabwo nari narapfuye. mwaba se mwarabibashije n'iteka mumbwira ese ibi bintu biri kuvuga ku maradiyo mu binyamakuru ni ukuri, cyane ko wavuze ko ari wari responsable w'urugo, cyangwa we yaba hari inama yabahaye avuga ati wenda ibiri kuvuga ku maradiyo n'ibigutambuka mu binyamakuru ntimubyiteho? Hari icyo we yabivuzeho kuri ibyo bintu byatangiye gucicikana muri 90? Yakundaga kudushishikariza gusabira igihugu, gusaba amahoro, gusabira igihugu, gusaba ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo kintu yakundaga kukidushishikariza, ariko ibintu byo kuvuga abahutu abatutsi ntabwo yakizanagamo. Yavugaga dusaba amahoro, dusabire igihugu cyacu amahoro, dusabe ubumwe mu banyarwanda, dusabe, ni gutyo. Ntabwo yazanaga ibintu by'amoko mu biganiro bye. hanyuma ubwo muri 90, 91, 92, 93 mwamubayeho gute n'iyo nkubiri y'ivanguramoko n'ingengabitekerezo ya jenoside yacicikanaga, cyangwa mwe hari ntabwo byabageragaho muri iyo myaka, ubwo ni mbere yuko tujya muri 94? Urumva ngewe ntari naratangiye kwiga segonderi. Igihe kinini nabaga ndi ku ishuri, ko nari interine nabaga ndi ku ishuri. Ariko mu biruhuko nazaga hariya kuri Saint Pierre, akaba ariho nduhukira kuko kugera iwacu byabaga bigoye, nyine mfite ubwo burwayi, kugenda byabaga bigoye kugira ngo ngereyo. Nkaruhukira kuri Saint Pierre. Icyo gihe mu biruhuko nabaga nakurikiraga formation nyine y'abafasha b'ubutumwa. Niba ari ibiruhuko by'ibyumweru 2, urumva ntago yari iminsi myinshi, ariko iteka icyo numva naga Felicite ni ukudushishikariza ubumwe, ni ukudushishikariza gusabira igihugu amahoro. ubwo akantu uvuga ngo musabire igihugu amahoro ni cya gihe inkotanyi zari zateye ariko n'imbere mu gihugu. Ariko wenda wowe uri mutoya, ariko hakomeje kujya haza ibintu by'imyuka mibi, bagiye kumvikana ntibyakunze, urumva byagiye bizamuka, n'abatutsi bamwe na bamwe bagatangira kubica. Abatutsi bari gutotezwa cyane cyane, bari gufungwa ngo ni ibyitso. Felicite akajya bagemurira mu mapirizo, mwarabyumvise mu buhamya bwa bamwe na bamwe bagenda batanga ubuhamya. Twe yanabikoraga tutabizi, nta n'uwo yabwiraga ngo ndi kujya kugira gutya. Hanyuma nashaka kubaza wenda ibyo waba warabonye n'amaso, ese mwe hara kuri Petite ntabwo mwaba mwaratotejwe, cyangwa se nk'interahamwe zize nko kubabuza umutekano? ubwo niho cyangwa twerekeze. Urumva ngewe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 3, 94, yego, deja naragiye, navuye mu Rwanda njya mu Bubiligi kwivuza. Ntabwo nagarutse muri 96.
ubwo rero hari abantu bari bahari bari muri bariya 43 yari yatumiye, bari abafasha b'ubutumwa baje muri za gahunda n'ubundi zabahuzaga zaduhuzaga akenshi mu biruhuko, mu bihe bya noheli, mu bihe bya pasika, akenshi no mu biruhuko binini, mu kwa 7 cyangwa mu kwa 8 hari igihe twahahuriraga. Ubwo rero ngewe ntabwo nari ndi kumwe nabo, hari abantu nzi nyine bashobora kubabwira ibyabaye icyo gihe rwose cyo gutoteza abatutsi, cyo kubica. Ngewe icyo namenye ni ibya mbere ya jenoside, nagarutse jenoside yararangiye kuko nagiye nyine jenoside isigaje ukwezi kumwe ngo itangire, sinari nzi ko igiye gutangira, ariko igihe yatangiriye ku itariki ya 7 z'ukwa 4, ngewe nari nagiye ku itariki ya 10 z'ukwa 3. Hanyuma mbere y'uko ujya i Burayi kwivuza, nari nabajije ngo ese haba hari ukuntu wenda hari mu rugo mwabangamirwaga, wenda babaga mu butegetsi bwa Habyarimana, abantu bo muri leta cyangwa se n'interahamwe ntabwo baza kubabuza umutekano? Oya, mbere y'uko ngenda nta bantu bari baratinyuka kwinjira kuri Saint Pierre. Amakuru mabi twumvaga ni ukumva ngo abatutsi bari guhigwa, abatutsi bari gufungwa, abatutsi bishwe hirya no hino, ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo kudusanga kuri Saint Pierre byari bitaratangira. Ubwo wagiye mu rugo mugifite amahoro? Twari tugifite amahoro ngewe ngenda, ariko wabonaga ko nta n'amahoro yari ahari mu by'ukuri, kuko na Felicita yarambwiraga ngo usenge ariko unshakira ibyangombwa ngo ngende, niwe wabinshakiye. Nababwiye ko iwacu batari bafite ubushobozi bwo kubikora. Mwumvaga se wenda? Yarambwiraga ngo senga cyane ibi bintu biri gututumba bitazasandara ukiri muri iki gihugu kuko wahita upfa. Nari ndembye cyane. Ubwo rero no muri radiyo, ayo maradiyo ya Muhabura na RTRM na za Kangura Rwanda n'ibinyamakuru bya Kanguka na Kangura tutasobanukirwaga cyane, ibyo byose ntawe byahaga amahoro, kuko kumva induru nk'izo burya nta muntu ugira amahoro ari kumva induru. Nose mbere y'uko ufata indege ujya i Burayi, abatutsi bo mu mujyi wa Gisenyi hari amakuru wumvaga ko batangiye kubahiga badafite amahoro? Byari byaratangiye no muri za 90 ahubwo. Urumva nagiye muri 94 mu kwezi kwa 3, kandi byari byaratangiye. Hari n'amakuru ava muri Ibuka, hari abatutsi bamwe na bamwe mu bigogwe batangiye kwicwa muri iyo myaka mbere y'uko no guhungira hano kuri diyosezi. Hari impunzi nyinshi, twese twari duhari. No muri 94 nyine icyo gihe Felicita ari kwigisha abo bakobwa, yari yatumiye 43, bari kwiga ku ibaruwa abasenyeri bari banditse ngo yitwa Kristo ubumwe bwacu, bari gushishikariza abakristo kugirana ubumwe, kwirinda amacakubiri. Urumva nabo bari baratangiye, bari barahangayitse bashaka ko abantu bashyira hamwe. Nuko rero icyo kintu cyari gihari. Hanyuma mama nitegeka gushakira dokima zituma ujya i Burayi kwivuza, pasiporo, visa, byose n'amatike. Amatike hari umuntu w'inshuti yacu nyine witwa Adrien Murangamirwa, ujya umwumva ari gutanga ubuhamya kuri radiyo. Yego. Uwo nguwo yari afite inshuti mu Bubiligi zari zamwoherereje amatike yo kujya kubasura. Felicita aramwinginga ngo iyo tike ayimpe ari njye uyigenderaho ngo Imana izamuha iyindi. Yego.
Adriya nawe rero mbere umubyeyi nyine kuko Felicita aravugaga ati Specioza yenda gupfa natagenda azapfa kandi birababaje nuko Adriya nyine arabyemera bampita itike ndagenda. wageze i Burayi muhe mwaka? Muri 1994? Muri 1994 hasigaye ukwezi kumwe nagiye ku itariki ya 10 navuye kuri Saint Pierre ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu 1994. ubwo b'abakobwa turarayo i Kigali ku itariki ya 10 bahita bamerekeza njya mu ndege ndagenda. ubwo b'abakobwa mwabanaga bo barasigaye? Bo barasigaye. hari abakiriho cyangwa bapfanye na Felicita? Abasigaye muri abo 43 harimo abapfanye na Felicita. Abo 43 nabo ngabo twabanagamo aho ngaho bari barimo. Ariko umwe witwa Mafubo wiri Heremina bari baramukuye muri Saint Pierre akora ikigufi. Ikigufi baramutemye ariko ntiyahita apfa, baramurwaza yapfuye nyuma yaho akuze cyane. ubu mu bakobwa babanagana n'iteka niwe wasigaye? Oya, hariho ku bana babandi mwabaga muri Saint Pierre. Abo twabanaga muri Saint Pierre ninjye wasigaye. Niwe wasigaye? Oya, inguta ninjye wasigaye kuko Domitira uwo nguwo baramwishe yapfanye na Felicita. Harimo undi witwa Bernadette wari wajaje nyuma Mafu yaravuyemo nawe bamwicanye na Felicita. Hari uwitwa Maria Nyesi ntago yari umufasha w'ubutumwa ariko Felicita yari yaramureza ari umwana yaramusigiwe n'undi muntu wamumuraze nawe bamwicanye na Felicita. Maria Natalia niwe wasigaye asigara muri Saint Pierre mu bo twabanaga. We yishwe n'urupfu rusanzwe nyuma yaho amaze nk'imyaka 2. Yego. Hanyuma wageze i Burayi amakuru yagiye kugeraho ko mu Rwanda byakomeye abatutsi bibasiwe bari kubica. Jenoside yatangiye uwo munsi mbimenye uwo munsi. Amakuru nyine aba yagiye cyane. Wasomye mu binyamakuru byagenze gute? Kubera ko icyo gihe nibwo nari nsohotse mu bitaro. Ndi mu rugo nari maze ukwezi menya naramaze nk'ibyumweru 3 mu bitaro. Hanyuma umuntu wari uncumbikiye araza arambwira ati twumvise ko mu Rwanda habaye ibintu bibi cyane bari kwicana. Noneho bituma njya kuri televiziyo nkajya mbireba. Akurikira. Mbere yuko tugera ku iretere cyangwa se ibaruwa yatumye nkumenya, hari utundi tubaruwa wambwiye ngo n'itegeko yajyaga tukwandikira, ubwo watubwira tutubaruwa yatukwandikiraga ari kuguha ubuhe butumwa, kuki yakunda kutukwandikira? Ntabwo ari njye yandikiraga njyenyine, abantu bose benshi babaga bakurikira formation nk'abafasha b'ubutumwa bitegura cyangwa barabaye abafasha b'ubutumwa. Yakundaga kubandikira kuri Noheli, kuri Pasika, ku minsi mikuru ikomeye se nko kuri Asomusiyo ku munsi wa Bikira Mariya, iminsi cyangwa se wagize umunsi wawe wabazina mutagatifu wawe, hari igihe yatwandikira. Ako warugiye kunyereka yakanyereje umva ari muri Noheli. Ariko nifuriza ngashyize. Ubwo buri mukobwa yamugenaga akamesaje ke? Nyine kubera ko telefone zari zitaraza. Oya ako kabaro akakakuremo. Wese abagatunze agatelefone. Yego. Abantu bandikaga ku dupapuro. Nubwo buryo bwa communication. Agashusho kagaragaza ko iyi ni inyenyeri
ni utwana turi kujya ndabona n'ubundi dusa n'udukobwa ni udushusho tw'abantu bagiye kuramya Yezu, dore akarugu. Ubwo rero bigaragaza ko hari kuri Noheli, ariko n'amagambo arimo nayo nyine urumva ko ari aya Noheli. wibuka ibyo yakwandikiye njya nkasoma nkakibuka nyine message muri rusange yavuga ngo iki? Ndiko nanditse ngo yifurizaga muvandimwe nkunda Noheli nziza n'umwaka mutagatifu wa yubile y'umucunguzi izakubere byiza cyane, byuzura ibyishimo, amahoro n'amahirwe kuri wowe no kuri bamwe, no ku bawe no ku bo ukunda bose. umucunguzi na nyina umucunguzi na nyina bazagusenderezeho umugisha. Andika ngo ahita asinya ngo Felicite. Hanyuma ubwo buri kuri Noheli hari utu message yandika akatubagenera. Yaratwandikaga akatutugenera. Aka rero nagize amahirwe yo kuba hari nari ngafite hamwe nanjye, kuko ngenda yari yambwiye ati ntujyane ibintu byinshi kuko nagiye ndembye. Arambwira ati ugende ibintu turabisigarana wowe wigendere. Hanyuma aka kabaruwa se wakajyanye i Burayi nako? Iyo ntakajyanayo ntabwo nari kuba nkigafite. Ubu ntabwo mu byo wapfunyitse nako wagashyizemo? Yego, aka narakajyanye. Ni ukuvuga ngo nubwo nta tariki iriho yari yakanyandikiye ari muri Noheli. Nese mama ukabika gute ko mbona ntabwo umuntu yamenya ko kamaze imyaka irenga 30? Yego, nkabika mu bitabo nyine kugira ngo kadahungabana. Ubwo kari ni rumwe mu rwibutso wasigaranye? Yego. Aha, hanyuma twihuse hari urundi rwandiko rundi, ibaruwa yatumye mbamenya ni letter cyangwa se ibaruwa mbere y'uko bamwinshi yandikiye umusaza we. Wenda hanyuma watubwira amateka y'ukuntu ibaruwa wabonye kopi yayo, uko yakiriye. Hari n'ukuntu wambwiraga ngo wirirwa gurukurira, ariko umaze kubona iyi letere usa nkaho uruhutse. Musinzi niba wabisobanura neza kugira ngo abumve Ikinyarwanda bumve ayo mateka. Ubundi iyi baruwa nayibonye narageze mu Bufaransa. Nagiye kwivuza, naragombaga kumara amezi 3 mu Bubiligi. Nkivuza nkazamara andi mezi 3 mu Bufaransa muri formation. Hanyuma ndi mu Bubiligi niho namenyeye ko Felicite bamwishe. Umunsi bamwisheho naraye mbimenye. Wabirebye kuri televiziyo cyangwa buryo bwa telefone? Oya, hari abantu bari kuri Goma, bahungiye kuri Goma, barabimenye, barimo ba Adria umurangamirwa, ba Claudia. Felicite yari yabambukije mbere y'uko we apfa. Bamaze kubimenya babibwira uwitwa Sidonia w'umukongomanikazi, ariko n'umufasha w'ubutumwa wo kuri Goma. Ubwo nawe yabaga mu bakobwa ba Musenyeri bo hakurya mu baturanyi. Niwe rero wahamagaye mu Bubiligi no mu Bufaransa ababwira ko ba Felicite babishe, ariko iyi baruwa bari batarayibona. Iyo nkuru yo kugeraho wari umaze iminsi urwaye, umurwayi ugisohoka mu bitaro? Nari ngirwaye n'ubundi, nari ngisohoka mu bitaro utari ukoroherwa. Bari kunyondora, bari kunyitaho. Iyo nkuru wayakiye gute? Nubwo wenda birumvikana ko umuntu wese
irababaje ariko ku giti cyawe wabyakiye gute? iyo nkuru yarangoye cyane, yarambabaje ku buryo nariraga ku manywa nkarirana nijoro, ntabwo nari nzi kubihagarika. Nabaga niyumanganyije gato nabitekerezaho nkasanga ntabwo bishoboka. cyane cyane waba warabazwaga n'itegeka cyangwa na ba bakobwa mwabanaga byose, iyo nkuru wumvaga bose, kuko nabonaga amakuru kuri televiziyo nkabona abantu bose barabamaze. Urabizi ko itangazamakuru berekana ibyabaye bigoye gusa. Narabirebaga nkabona nta muntu usigaye mu Rwanda, ndi hanze. Noneho nkumva nyine abantu bose bapfuye, barimo na Felicita, kuko bari bambwiye ko Felicita nawe bamwishe. Havugaga ni abantu batinyutse bakica na Felicita, buriya nta muntu n'umwe basize. umva ari ubwicanyi ndengakamere. Numvaga ari ndengakamere. Hanyuma akababaro narakagumanye kuko namaze amezi 3 mu Bubiligi. Yego. Nkajya mwumva amakuru hirya no hino yehe mu binyamakuru, ariko mvuye mu Bubiligi ngeze mu Bufaransa, ubwo namaze kugera mu ntuza mu Bufaransa, nkajya nsoma n'ibinyamakuru. Noneho nari ntangiye no kugira imbaraga, nkajya nsoma ibinyamakuru, nkajya kumva, nkajya kureba televiziyo, amakuru kuri televiziyo. Noneho ndi gusoma mu kinyamakuru nasomye iyi baruwa ihinduye mu Gifaransa. Yego. atari ukunguku imeze, ihinduye mu Gifaransa. Maze kubisoma numvise bimpaye agahenge mu mutima, ndavuga burya Felicita yahisemo gupfana n'abantu aho kubatererana. Numva urwo rukundo runzamuyemo akabaraga. Mbonye iyi baruwa noneho nyisomeye uko yansanze aho ngaho, ntabwo nibuka neza ukuntu yahageze, yaje muri Kuriye, ariko ivuye kuri Goma iza mu Makuriye, nyibonera mu Bufaransa aho nabaga nyine yirurude aho narindi. Nisomye nsanga n'umukono n'uwa Felicita neza neza. Noneho ndabyemera, bya bindi nari nasomye mbona ko bibaye impamo, bya bindi nari nasomye, ariko nta nubwo byantangaje. Nanabisoma naravuze ngo nari naravuze ko azaba umumaritiri. wabyumvagamo? Oya, ubwo narabimubwiye. Nabonaga ukuntu yitangira abantu mu buzima busanzwe. Noneho turi gutegura misa ya Perepetua na Felicita batagatifu, amaze kudusomera amateka yabo, ndamubwira ngo nawe uzaba umumaritiri. Ntabwo nari nzi mu by'ukuri ngo ni ibyo ngibyo. None se ubwo ndumva ari kimwe mu biganiro bya nyuma wageranya nawe? Oya, ntabwo ari ikiganiro cya nyuma. Ikiganiro cya nyuma twakigiranye turi i Kigali mu ijoro, twarayeho i Kigali bucya njya i Burayi. Twaganiye ibintu bikomeye, twararyamye nkajya numva yitsa imitima atasinziriye, ko njye narasinziriye nkangutse nkumva ari kwitsa imitima. Ndamubaza ariko ntabwo wasinziriye? ngo hoya. Ndabaza kubera iki se utasinziriye? ngo ndahangayitse. Hangayikishijwe n'iki? se ngo ufite ubwoba ko uzagwa i Burayi kandi njye nshaka kugusiga uri muzima. Njyewe ntangira kubigira nka brage, ndamubwira ngo ntuzapfe ntari naza. Arangije arambwira ngo Imana se nibinsaba ngo nzabyanga. Icyo kintu nacyo
cyankubise mu mutima numvise ko yapfuye, ariko kinshimisha, bambe ngira ihumure ari uko mbonye koko ko yahisemo. Mbona kwibuka ko yambwiye ngo nshaka kugusiga uri muzima, ntuzapfire i Burayi. Noneho ngewe namubwira ngo ntazapfe, ngo nawe ntazapfe ntari nagaruka, arambwira ngo Imana se nibinsaba. ngo none nabyanga. Ntacyo namushubije, ariko maze kubona iri hitamo rye muri uru rwandiko, naravuze ngo ni ibingibi yambwiraga ko atakwemera ko abandi bapfa bishwe ngo asigare abahari. Iki ngiki rero nabonye ari ikimenyetso nyine cya bwa bumaritiri nari namubwiye, ntazi ngo ndi kuvuga iki.